ejo bundi navuye kwa muganga rero nasanze ntwite. Uratwite? Si inshuti yanjye se? uri best w'umugabo wanjye. Martin, umeze bite? Martin, ndashaka yuko uno munsi uzakurikirana ibyo bintu byose by'aho ngaho ku kazi, ntabwo ndi buhagere. Ikindi kandi ujye kuri banki, sibyo? Ufate nyine imishahara y'abakozi, ibindi bintu byose ubihandoringe kuko sinumva ikibazo gihari. Nkuhembera gukora akazi kanjye neza, ubwo sinzi ikibazo cyavuga nyuma yuko nguhaye amafaranga ubikemura ibyo bibazo bindi. Ubwo nyine uwo making sure ko buri kimwe cyose kiba gifite impapuro zacyo. Umunsi ntabwo ngera ku kazi. Oya. Noze wowe ngo imbere iki niba udashobora guhandoringa ibibazo biri mwaho ngaho. Amafaranga ndayaguhereza ubikurikirane, wite ku kazi. Ndumva nshaka kuruhuka muri ino minsi, mfite ibintu by'ama stress ariko aho wihandoringe ni nayo mpamvu mwizeye kuri ubikore neza. None ndaza kubariza biriya ndeje no mushana warapakinga. Numva impamvu bitari byagera aho ngaho, simbizi sindabimenya ariko ndaje ndatamubariza. Ntacyo reka nze mwamagarire mbabaza aho bigeze. Meruka ejo mu gitondo arambye ko ari kuma barapakinga bakora iki sindamenya ngo bimeze bite. Ifite ukuntu useka noneho nkumva mara nifuza guhora mbonetse ko yawe. Ugakabye. Akabye. Baby. Ndagukunda. Ubu byansaba iki? Byansaba iki ngo no mu bundi buzima Imana izongere kunshumbusha. No mu ijoro uzongera imbere mu nitwara neza nshimira kirute ukajya mu ijoro nyine kuko ngiye nzarijyamo pe. Nabize se? Ego azaryumva amatangazo. Oya. Ahubwo wowe nshobora kuzagerayo ukaribona nko kuri stati yanjye. Ese stati yawe uri mu ijoro nzajya nyibona ndi mwese. Uri mu muriro uri gushya. Cyane cyo tuzata. None se nagushonje. Baby nagushonje. Wesha. Ngiye mfite akazi mu kanya ndagenda. Ushaka rero waza ukajya kumfasha nkasiga ngutekeye. Nibiki? Ntabwo ndumva nashaka gukomeza mu bintu. Ntabwo ibaze ko wazindutse usiga mu buriri uzakora akazi kawe. Rero nanjye reka ngende. Ngiye gukora akazi. I promise muri weekend nzagaruka. Ese iminsi ngaho yose tumaranye ntabwo urumva utaramaga nzagaruka muri weekend. Shareka ahubwo ngwino tumbwira akantu. Imana sibyo? Imana yarenze. Nukuri kw'Imana. Ese uyu munsi wabaye iki? Ibaze yuko urumva njya nicara ngatekereza ubuzima utarimo
mvuga aho umeze nk'ubuzima bw'ikinyoma najya ngira ngo ni umunsi wo kubeshya ibaze thank you for the compliment ukuri ngwino tugende shanga I love you tugende njye ujye kumfasha uyu munsi uramfasha utekere nsigaye mbisoje ngende sibyo saa munani ngomba kuba nagira tugende karuherekeza wicaye werekeza guteka waretse ibintu urimo ukagenda ukazana icyuma ukamfasha ntawe genda ufasha ariko uzi ko buri gihe iyo ndi hano wigira nabi uba ushaka kumvunisha uzi ko niyo urakaye uba mubi mvaho oya zana icyuma umfashe zana icyuma umfashe shashu tugire vuba nuzi ko saa munani ndi bugende ubundi iyo uri kuvuga ngo nta kintu mba ndi kugufasha ushese wariye nagutekera so ngambwira ku gatatu ndapfa ariko ibiryo byanjye biryoshye ariko ntabwo bivuga ko kubera ko ngiye kugenda ndashaka kumfasha remera yuko uzi guteka so nanjye icyo ndabizi kubizi ikibazo kuba ubizi jya kuzana igenda uzana icyuma muri karagati zana icyuma hariya mufashe sibyo icyo ushatse karoti reka twaze karoti oya banza unyumve zana icyuma nabyogeje nasoje kuzoza urazoza inshuro magana angahe wanzaniye nzanira agasahani hariya n'icyuma umva se mubwire ndabizi ko uzi guteka urumva ariko ntabwo ndi kuvuga ko utabizi ahubwo ndashaka kumfasha ndashaka kumfasha kugira ngo tugire vuba ushaka ko musiga nagutekeye mbwira nigendere none hamite njya gukaraba none ugenda ufashe rero tugire vuba niba ushaka kugenda wabibuze sinzi nta bintu byakusigaye biva oya ahubwo iyo mpari nta kintu ujya ushaka ngo ukibone sinzi ukuntu uba wigize uzi kuba wagira ngo hano ni njyewe umenya ibintu byose ahantu uje se watetse so kuba naratetse ibintu nta kuntu waza ukanyereka oya ni wowe ugomba kumenya ibintu byo muri iyi nzu kuko ngende unyereke ahantu icyuma kiri Kelly shungu ino shamba baranansererewe cyangwa umbwire niba udashaka kumperekeza nigendere oya shungu ino rero ngo shashane kuri ndagiye reba ntabwo ugize ufasha kwitegura n'ukuntu ugenda gutekera ibintu byose babirangije uje kazambaye gutya yego nana yakanzu wazanye cyagiye iyi si gutwaye iki ase ushaka nambare nk'abakecuru cyangwa nambare ibintu bigera ku njye ntabwo ndirimba muri gahogo sibe bibaze ko ngewe dukundana turarana tubana sibyo mubonye wambaye ikanzu bagirira noneho abandi bagabo bemeze bite ntabwo bindeba ndetse kurigira hari umuntu wakuraho irari abagabo bafite ko mwariremanywe bebe bashaka bazakuntwara ngaho nyumvira wapi nawe rero ntabwo ari byo nshaka ariko nawe ntukajya ushaka ko nambara nk'umuntu uririmba muri ADPR gahogo rwose ngwino umerekeze shamba mbabarira natinze sibyo narushye nakurambiwe n'amakosa yawe kandi ngaho usaba kanyura ngaho nta kintu bitwaye ikibazo ni ukubona umuntu w'umugabo nkawe yivumba ubona bikubereye nakererewe ngiye ku kazi ese bite mu buryo umbwira ngo wande umva reka nigendere twumva utangiye kuzana ishu nyinshi ngaho ikanzu ngaho iki uraje umbwire ko ireshya n'aya shati ugenda ntose ndakubeshyera ubundi ireshya nk'ishati yanjye reka ntacyo ubwo se noneho usanze ari wowe usize mbere gute njye
ntibyabaho narakubwiye ko ari wowe mugore wa kabiri nyuma ya Bikira Mariya mwiza ku isi. izo ni injuga z'abagabo ntabwo mbiyobewe ngwino tugiye. Kevin! Kevin! Karame! Umeze gute bose? Meze neza. Nurasoza se? Ndasoje ariko uyu munsi ko byagenda kose reka nkubwize ukuri sinkubeshye. Dore. Nawe wongera. Ntabwo uzi ukuntu ubukene muri ino wese bwateye. Ntabwo ubona ukuntu amafaranga, ahubwo no musura wa moto. Ibyo biturekere. Ariko uba wiganirira. Bikenewe umeze nabi. Oya, nawe uri kwiganirira pe. Kevin. Nawe wakina. Ubwo iyo mana yaba yagiye hehe? Erega nawe hari igihe bizagira ugasekirwa n'amahirwe n'iki. Na nyine nta mahoro n'imigisha. Turize ntabyo uzi wagira ngo imana yawe si yanjye. Ngiye byarivanze gutya. Ibintu byitwa imigisha. Kevin. Ariko ngabuno kamwereke naguciye mu ijambo. Urazi ngo ngize imana ukamamagara. Ati mfite utwenda. Eba, none iri karo ryawe do ugira gutya. Eba, ugenda bibereye gutya. Ni gutya rinyerera. Ukuntu ibintu bimeze. Bigenza rega gatebe. Ni kana zari. Cyangwa byihorere. Oya nta kibazo reka nkakuzanire. Kandi ranga. Kabanze bagira vuba. Ujya wicara ahantu. Ugomba kwicara ahantu wumutse. Ubundi imigisha y'umuntu arayivukana. Imigisha buri muntu agira umugisha wiwe, agira amahirwe yiwe mu buzima. Nawe wamenya nawe ejo cyangwa ejo ushobora kubona umuhaye akazi muri kampani yawe. Ahubwo mba mubwiye.
kampani yawe ukumva nta kuntu niyo wambwira ati biriya bibosi mukorana bijye byinshi kuri cogo bagize gutya mwanyuzaho gutya kuko nanjye icyo gihe nahita mvuga ati imigisha yawe yete reka mubwire cyaze ikintu mukundira ubona ko nta wundi muntu ujya amamagara nanjye niyo mpamvu mvuga ati bosi wanjye ariko si ibyo ko nyine ujya uniyitaho umukobwa mwiza si byo none se nakiyitaho mfite ikito ni gutya ubu urabona gutya kitadodesheje mwese nziyitaho mfite iki ni wowe uzamfasha kugira ngo niteho ukajya umbwira ati nka gutya reba tuno dushuka tw'abakire ukanyuzaho ugakubaka imyenda muri cya cyumba cy'imyenda genda uremo izindi nkweto bose we imana iguha umugisha bose imana iguha umugisha yowe amata harya banga amata huye n'ubuki ndaje tuvugana ariko aba bosi n'abana beza dore ukuntu zamuka ubu nanjye ngiye kuzajya ngenda mu moto z'abakire ngenda meze gutya ni gutya hehe ukongera wowe kamugere murebeho irindi rimwe bosi yego ntacyo mfite naguha ariko mana bosi uzamuha umugisha kabisa kuko ibintu muri ntabwo bibaho bosi imana iguha umugisha ndakwemera mbabarira wisekera naguhamagaye kangahe tugende mbabarira uzi izuba ryanyiciye hari tugende ndarushye mani ndarushye izuba ryanyiciye ndaba ngusuhuza uri kwisetsa ibiki none barunga wirari uri konsetsa none se bite umutu dukehe koko kuri mu cyangwa umukobwa urigisa mureba ko nabyibuha umva twanga ibintu bingana ahubwo reka mubwire ndashaka ko umfasha nyine kumenya gahunda za keri z'iki cyumweru cyose aho se ntari inshuti yanjye se uri besito w'umugabo wanjye ndakwiyamye njye nawe ndi besito si cyo ushatse kuba ntabwo uzaba besito b'iki gihe aba besito hano mwabiganiye byagenze bite sinyara nabyitaho uzi ko buri mukobwa wese uri around ya Kelly mba numva ari nk'ikintu cy'igisitati kiri aho ngaho ushatse kuvuga ko nawe ndi igisitati oya simubara nk'umukobwa ufite kugira ngo ntirwaze umutwe mbese wihaye amahoro ntacyo ndashaka ko umfasha ukamenya movement ze zose z'iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru ndashaka kumukorera surprise bararira nyine kamuhamagare cyangwa sibyo and then muvugisha n'umushyira niba umufatisha sinzi shandananiwe urabizi si umusinzi usanga wawe ni umusinzi pe no kumufatisha biragoye ahubwo sinzi niba ndi bumuhamagare nkumva atari no mu kabari umugabo wanjye wamugize akazizi ese ndamubeshyera sibyo ubwo se ariko ndananiwe usanga ari mu kabari pe bamwita Kedi. Allo? Shumeze ute? Allo?
Ada? Ano? Umeze gute? Meze neza mbike, wowe. Umeze neza nayo. Nose uri yego numva hano hatujana ntabwo wagiye gusinda. Gusa ngiye mu rugo. Numva nameze neza. Iyo uri muri konje. Ndi muri konje. Nose kiri mva nkuzi. Ah, Ko mushaka muri iyi minsi ko nshaka ko ikintu dupanga subize se. Niyo mubwira ibyo ngukaguza. okay, umva. Nubundi ko ndimo ndasoza konje yanjye. Nkababwire. Ndagushaka muri iki cyumweru. Reka nzakubwire ko ndimo ndasoza konje. Kiri ntabwo nkunda ya mitwe ya please. Ntabwo Nari bimeze ko nazagushaka ngo mubure. Muri iki cyumweru cyose noneho uri mu rugo nabi. oya, ndimo ndasoza ntacyo twavuga undi munsi ariko bitari kera. Bikeye nariwe nyine ubwo weho umbwire muri iyi minsi nyine nibwo mushaka pana kera yawe ya. Yego nta kibazo mbike. Sawa. Gusa ari kwivugisha ibyo Ibaza ariko tumubuze kandi ntabwo nabikubwiye. tuzamubura wowe uzakomeza ujye umubaza ntumubwire ko ushaka kuza kumureba umubaze se uri mu rugo iki uri hehe ese ugenze gutyo ushaka Nzamubaza nimba ari mu rugo nyine uwo munsi byariya niko kangahe. muri weekend ariko niyo twayikora mbere kugira ngo bidahurirana n'umunsi birize nagahita bikeka ko hari abantu bashobora kumutunga Nta kibazo ubwo nyine uwo munsi tuzamubaza nimba ari mu rugo nawe se simuvuga ntari umunsi mutakubera si umugabo wawe tuzari hari umunsi igihe uzi mba neza. ndi bize numva sinzi Nta kibazo nyine ubwo imyiteguro myiza shitange nta ahubwo kibazo. dushaka umuntu turebe ukuntu dukoresha keke dutange komande hakiri kare Ntareba. Babe. Wabyutse se? Nabyutse ariko ndacyakora. Nabyutse ariko ndacyakora kare. Ibintu biraranye n'ubu ngubu pe. Erega warambabaje. Warambabaje. Ariko uzi ukuntu uzi guhagarara kuri iriya zuba. Ubu se ko icyo utari kunyitaho nta nubwo nabikubajije. Wari uri mu biki? Kuri telefone yawe nari mfite, sibyo? Aho mpamagaye telefone nayo ifite ndi mu kazi ndimo ndakora. Ndi gukora muri cya cyumba kindi nagize office. Mbere ko mufata hasi ufukamishije amavuye mu tumba bari. Ukuntu tutangira kunsetsa rero kugira ngo mubabari. Ufukamishije amavuye mu tumba Ngamavi y'umutima. Arimo birarwaye nabyo mbikore. Ntabwo nabura kubabara ariko warambabaje. Arustas. Satisfaire. Mbara mubwire. Hari ikintu nashaka kubwira. Kandi ntuzane bwa bubono bwawe ndakuzi. Ukuntu tutangira kwigira nk'aho ibintu byose ari brag. Bubono. Tunuwo gasagira ububono. Cyane. Aho ujya ugira utuntu twa brag nyinshi. Kujya wibuka ko turyama tugasinzira njye nawe. Ibyo bireke umva mubwire. Ejo bundi navuye kwa muganga. Rero nasanze ntwite.
uratwite gutwita zari ikibazo njye ntiyavuga ko ari ikibazo abantu bose si Kigali ntibatwita ese kuki bimbwiye ndagira ngo ubimenye ko nkeneye amafaranga amafaranga se ahurira he no gutwita none uko nanjye nditaye yo kubyara iyo ndasa n'iyanjye none ariko disi ndatangiye ibintu bya burage z'abakobwa b'i Kigali nari mbizi ko ugiye kuzana humura ntago meze nk'aba bakobwa ngiki n'iki wapi mpa amafaranga nyikuremo nta kindi gusa reka nkubaze amafaranga ubundi si urashaka angahe ndashaka amafaranga nk'ibihumbi 200 cyangwa 300 ok 300 ibihumbi 300 kuko ari njye yitwite ese ni wowe utwite ubwo muransetsa kabisa ubwo wanjye tujyana binago ariko umva Kelly nawe ikiro ufitanye nawe ntago ari brag bro diseriye ndabiyobewe kuri se ndashaka amafaranga yo kuramo indada nta mikino ihari ubundi subiza utakiyo ndari yanje hanyuma se ninde mu ngundi turyamana si wowe ntago narenje nkarara niyo mpamvu nasanze ari agasashe nyine to waramaze ibyo wasanze muri byo utasanze aho uri se hose tuba turi kumwe Kelly twaba turi kumwe twaba tutari kumwe icyo uzi ko nuko uzi ko ibyo bintu byabaye ndakubeshyeye se bogari ndakubeshyeye njye nawe nago wanenda nago turyamana njye nawe gusa turicaye turaryamana rero ibyo birahagije kumva ko ari wowe wanenda reka mbwira ikintu kimwe saba inda n'iyanjye ibyo by'amafaranga amafaranga ni menshi cyane muri ino minsi mfite ibikorwa byinshi bikotsa amafaranga nta kibazo gihari mboya mbona bibanze gukora ariko njye reka nanjye mubwire ntudagira gute 300 yondera ibyara ahubwo ariko rwose njyewe mubyarire wowe urayibyara tu ari siwemera kuryamana nanjye kumbera umugore ntabwo ari ibyo byaba ikibazo ndumva ibintu tubyoroheje ubwo rero nanjye ntabwo ndi buze gutaha ndaza kuguma hano uyakire ko njyewe nawe tugiye kugumana guhera ubu ngubu n'iteka ryose uri umugabo wanjye sibyo niba ari byo yise kanigire kwitegura njye kwimeza neza kugira ngo ukomeze umunde cyane amafaranga yaguhereza njye yakura ese sibyo nawe mubwiye kandi nutayamereza ntaguma hano ntacyo bitwaye rero ubona uri mubi ubona utavamo umugabo mwiza ariko ndabanza ndebe ko nshyiramo indi urashyiramo indi si ya mbere wayikuye mu ndeka reka njye nase nta n'akabizo urabona
On the night we held each other by the door, candles flicker softly, casting golden light, wrapping us in warmth on that Christmas night. Whispers of a Christmas long ago. In the stillness, I can feel the glow. Love was in the air, the stars were shining bright, and I still hear the whispers of that night. We walked beneath